Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi hari benshi bizera yuko hari umunsi uza mu buzima bwawe ugahindura buri kimwe, ukazana amahirwe utigeze ugira mu buzima bwawe. Ni umunsi uza ari nk'igitangaza, gusa ariko abenshi bemeza yuko aba ari imboneka rimwe. Ushaka kwibaza ngo kubera iki mbaje kugaruka kuri ibi ngibi? Ndagira ngo tugaruke ku muhanzi wo mu gihugu cy'u Rwanda, umusore muto, umusore w'umunyempano wagize uno munsi maze uraza umuhindurira ubuzima. Mu ijoro rimwe gusa bwakeye igihugu cyose cyamumenye. Aho wacaga hose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba Facebook, Instagram, TikTok ndetse no ku rukuta rwa YouTube, wasangaga poste ziri kugaruka kuri uyu musore. Ugasanga benshi bari kumuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, ndetse n'indirimbo ze zitarebwe mu minsi yabanje. Izo ndirimbo zagize views zihuse cyane, ndetse n'abo twita aba followers baragiye basa nk'abikubye, abo twita aba subscribers kuri YouTube bo noneho bibakarusho. Uyu musore ni umunsi atazibagirwa, umunsi waje uhindura ubuzima bwe, umunsi waje ufata izina yari afite uri kuba kabiri mu bwiza. Uwo nta wundi bamwita Yampano. Ushaka kwibaza ngo kubera iki mbigarutseho nyuma y'uko bino byose bibaye kuri we? Ndagira ngo tugaruke ku bindi biri kuba. Ushaka kwibaza ngo ni ibiki? Ese ushaka kwibaza uti ni ukubera iki bari kumugarukaho nanone? Ese ni byiza cyangwa ni bibi? Ngiye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, impamvu ndi hano ndagira ngo tugaruke kuri uyu musore bita Yampano, tugaruke kuri bimwe biri kumuvugaho muri aka kanya. Ngicyo ngusaba making ashobora kuba kanze subscribe, ubundi usige comment na like. Ibiganiro nk'ibisanzwe byo na hano bisanga ni kuri Philox TV show. Aha niho honyine usanga inkuru zuzuye ubwenge ndetse inkuru zikoranye ubuhanga. Kandi niba hari inkuru twakoze yagucitse, wagenda unyura no mu zindi twakoze, ni inkuru nyinshi zagufasha, inkuru zuzuye ubwenge bwinshi. Ubu kugeza muri aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda ni umwe mu bahanzi bari kugarukwaho na benshi, ni umwe mu bahanzi bari kujya mu itangazamakuru, ni umwe mu bahanzi bari gukorwaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Gusa ariko ndagira nkwibutsa icyabaye kuri uyu musore. Ijoro rimwe ryamubereye nka rimwe rya Zakayo yahuyemo na Yesu, ubwo The Ben yahaga amahirwe n'umusore bita Yampano, amwemerera kuririmba mu gitaramo cye gisoza umwaka. Ni igitaramo n'umusore bita The Ben yari yateguye, maze aha amahirwe abahanzi batandukanye, harimo umusore bita Fremo ndetse n'uyu Yampano wabigiremo umugisha. Gusa ariko Yampano yaje gukora agatangaza. Ababyibuka neza ryari ijoro ry'umugisha kuri we, ubwo no musore yatambukaga kuri stage. Byari ibintu bisa neza, byari ibyishimo. Mu ndirimbo ze zitandukanye, nk'indirimbo rizagwira, si ibyanjye, indirimbo bita ngo gusa ni indirimbo nanone nzagarukaho by'umwihariko, indirimbo yafatanyije n'umuraperi bita Papa Cyangwe. Uyu musore ubwo yari ari kuri stage byari ibintu by'akataraboneka kuri we. Gusa wibuke yuko uyu musore yatangaje yuko nibwo bwa mbere mu mateka mu buzima bwe yari yinjiye mu nyubako bita Arena. Iyi ni inyubako tuzi mu gihugu cy'u Rwanda isanzwe iberamo ibikorwa by'imyidagaduro. Uyu musore yari yarihaye intego yuko azayinjiramo agiye gukora igitaramo, kandi ni nako byagenze. Uyu musore kwinjira muri iyi nzu yaraje mu gitaramo cya The Ben. Uyu musore akigera ku rubyiniro abantu bose barasakuje, kuko uno musore yafite indirimbo z'ikimenya bose. Nk'uko nabikubwiye mu ndirimbo si ibyanjye, imwe mu ndirimbo zikundwa na benshi, uyu musore yarayiririmbye abantu bose barazamuka baramufana, maze mu bice bitandukanye by'inyubako ya Arena batangira kwisubiramo izina rye bagira bati Yampano, Yampano. Uyu musore ni ibintu atazibagirwa mu buzima bwe, kuko ntabwo bikunze kuba ku bahanzi bose. Ni benshi bagiye banyura ku rubyiniro muri iriya nzu, ariko siko byagiye bibagendekera. Noneho by'umwihariko kuri uyu musore niyo nshuro ye ya mbere yarahagaze imbere y'abantu bangana kuriya akora kiriya gitaramo muri Arena. Uyu musore mu minota itageze kuri 7 yatanze ibyishimo kugeza kuri uyu munsi. N'abari bitabiriye icyo gitaramo bagarukaho bavuga yuko abahanzi babonye ari babiri, babonye The Ben ndetse babona n'umuhanzi bita Yampano. Iryo ni rya joro nakubwiraga, ijoro ryakuza agashya kuri Yampano. Ubu kugeza kuri uyu munsi nawe aracyabyirahira. Ubu nawe nakubwiraga ni Yampano. Gusa ariko nyuma y'uko bino byose bibaye, uyu musore ibikorwa bye byarazamutse, aba followers barikuba, aba subscribers baba benshi, ku mbuga nkoranyambaga bamugarukaho, ibiganiro arabyitabira, ndetse n'ibitangazamakuru byandika bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda tuzi bikomeye bitangira kumugarukaho. Uyu musore yasaga n'uri kubonekerwa, ndetse yasaga n'uri kubona ijuru mu isi. Uno musore ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda ari kumwe n'uwo bita Lucky, nibwo Lucky yamubajije ku bijyanye n'igitaramo. Uyu musore yatangiye gushimira abayimufashijemo, ashimira The Ben. Uno musore yaje no guhereza The Ben izina bita Puff Daddy, irindi zina yakomeje kumwita kugeza kuri uyu munsi. Gusa ariko nagira ngo twigarukire kuri aya makuru. Ano makuru ari gucicikana hirya no hino, aya ni amakuru y'ingenzi kugeza muri aka kanya ukeneye kumva. Ushaka kwibaza ngo bimeze bite? Uyu musore bita Yampano nyuma y'uko stage ingana kuriya muri Arena, stage ikomeye cyane, nyuma ikamuhindurira ubuzima. Indirimbo bita ngo yakoranye no bita Papa Cyangwa ikagira views miliyoni mu minsi mike, ndetse niyo bita si ibyanjye nayo ikahita yuzuza views miliyoni. Hari byinshi byakomeje kuba. Uyu musore yatangaje amagambo avuga yuko nta kintu avuga kuri Bruce Melody, ndetse by'umwihariko niyo bita 155 EM.
Gusa abantu benshi kugeza kuri uyu munsi bari kwibaza impamvu no musore nta kintu yigeze agarukaho kuri Bruce Melody ndetse no bita Element abenshi bakunze kwita producer bari kuno musore akabihakana. Kandi mu byibuke neza imwe mu ndirimbo z'uyu musore zakunzwe iyo bitoje izagwira, indirimbo yakozwe n'uwo bita Element ndetse n'indirimbo bita How Are You yakozwe n'uwo bita Element. Gusa ariko no musore yafashe icyemezo cyo kutagira ikintu abagarukaho na kimwe, ahubwo agaruka kuba bita Compresso. Ibyo byose nyuma y'uko bibaye babona yuko no musore nta kintu ashaka kuvuga ku muhanzi ukomeye bita Bruce Melody. Ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga byatangiye gukorwa, amalive atangira gukorwa ndetse n'inkuru zandika zitangira kwandikwa. Abo bose bari kugaruka bavuga yuko uyu musore bita Yamano naticunga neza ashobora gusanga yitiranyije gukundwa ndetse na hiti. Abenshi batangiye kuvuga yuko aka kana arimo gashaka kumushuka, ariko se bari kubivuga bashingiye kuki? Ese hari izindi ngero zigiye zihari? Ndagira ngo ngaruke kuri izi ngero batangiye gutanga bavuga yuko izi ngero nazo zimeze nka Yamano muri iyi minsi. Gusa ariko nawe nkurikiranye muri aka kanya ndagira ngo tuze guhurira muri comment naho umbwire niba ari kubyumva. Dere zimwe mu ngero batangiye gutanga bari kuvuga yuko ari nako na Yamano bizarangira. Gusa ariko abakunzi ba Yamano ntago bari kuvuga rumwe n'aba ngaba. Bari kuvuga yuko bari gutega iminsi umuhanzi ukomeye, umuhanzi ufite impano kandi umuhanzi bigoye yuko yajya hasi. Gusa benshi batandukanye kandi banakomeye mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kuvuga bati uyu musore Yamano ashaka kwisanga baye nka Amaroni. Amaroni muramwibuka ni umwe mu bahanzi mu myaka yashize, ntago ari kure cyane, neje bone mu myaka 2020 ni umwe mu bahanzi bakoze indirimbo zirakundwa cyane. Nakwibutsa indirimbo bita Yambi, indirimbo byakubaho. Uyu ni umusore wagiye ujya mu biganiro bitandukanye n'inkuru nyinshi zimwandikwaho, tudasize yuko yitabiriye n'ibiganiro bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hamwe mu bihembo atangira kuba nominated. Ariko Amaroni uko byagendaga bikura, uko iminsi yageraga yicuma, ni ibintu byagiye bihindura isura. Abo bakoranye benshi baramuhinduka, aba producer ndetse cya gikundiro yabonaga mu bafana be ndetse n'abakunzi be kirashira. Ubu kugeza kuri uyu munsi Amaroni ni umwe mu bahanzi basohora indirimbo biragoye kubona iri kuvugwa, biragoye no kubona umwe mu bantu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro yayipostinga. Abo benshi batangiye kuvuga bati uyu musore Yamano naticunga ashobora gusanga ahindutse nk'uwo bita Amaroni. So gusa kandi bari kumugereranya nawe, abandi bari kugaruka bavuga bati uyu musore bita Yamano ashobora kubona bari kumuvuga gutya bamwandikaho inkuru ndetse banamuganira akagira ngo n'urundi rukundo bamufitiye ahubwo ari nko kumuharara, bikarangira bibaye nk'uwo bita igisupusupu. Nkuko mubyibuka mu minsi yashize uwo bita igisupusupu ni umwe mu basaza bari bakunzwe cyane, umwe mu basaza bajyaga kuri stage ibintu bigahinduka. Ndetse niyo umuhanzi yamubanzirizaga umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, abafana ntibatinyaga gusakuza bavuga bati turashaka igisupusupu wacu. Mu ndirimbo ze zakunzwe cyane nka Maria Jani yajyaga kuri stage ibintu bigahindura isura. Ubu kugeza kuri uyu munsi na benshi bari kuvuga bati Yamano naticunga ashobora gusanga ahindutse nk'uyu nguyu Amaroni cyangwa igisupusupu. Ariko se ndagira ngo twigarukire, iyo witegereje umusore bita Yamano uko indirimbo zimeze kuriya, indirimbo ziryoheye amatwi. Kandi munibuke yuko zimwe mu mpamvu zatumye iyo bita The Ben amuha stage nuko The Ben yamubwiye ati musore wanjye nkunda n'indirimbo zawe. Ariko kugeza kuri uyu munsi batangiye kumutega iminsi, batangiye kuvuga yuko ashobora kwisanga yazimye ngari kwiteranya ibintu. Gusa nagira ngo tugaruke kuri iki kintu, kimwe mu bintu nyamukuru bari kumushinja bavuga yuko aricyo gishobora kumurangiza, kigafata umuziki w'uyu musore kikawugumisha hasi ndetse nagire n'ahagera hakure nka kurana kubwiraga bari abahanzi bo hejuru. Bamwe bari kumushinja bagira bati umuhanzi muto ukizamuka nka Yamano kujya ku gitangazamakuru cy'igihugu nka televiziyo y'u Rwanda ndetse na radio y'u Rwanda agatangaza yuko umuhanzi bita Bruce Melody nta kintu yamuvugaho, muri make atamuzi, ari ibintu bishobora kumusubiza hasi ndetse bikanamurangiza. Ushaka kwibaza ngo ni mu buhe buryo? Bamwe bari kubisesengura bagira bati umuhanzi bita Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhanzi wegukanye buri gihembo gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ni umwe mu bantu bafite umubare munini w'abakunzi ndetse n'abafana bamwihebeye. Kandi bamwe mu bakunzi ba Bruce Melody nibo banakunda abandi bahanzi harimo na ba Yamano. Kubura umuhanzi nka Yamano yatangaza amagambo ameze gutyo ni kimwe mu bintu bisa nkaho ari ukwisenya. Bari kuvuga yuko Bruce Melody ari umwe mu bantu begukanye nka Primus Guma Guma, za Slax Award ndetse n'ibindi bitandukanye, ari umwe mu bahanzi bamufasha bakamucumba inkoni akagira hagera. Kimwe mu bintu nyamakuru byateye umwuka mubi hagati y'umuhanzi bita Bruce Melody ndetse n'uyu musore bita Yamano. Uyu musore Yamano yasabye Bruce Melody yuko bakorana icyo bita remix ku ndirimbo ye. Gusa ariko Bruce Melody byaje kwanga, ntago bigize bayikorana. Iki ni kimwe mu bintu byahise bishyiraho ukuri ndetse n'umucyo yuko no musore bita Yamano adakeneye ubundi bufasha buturuka ku muhanzi bita Bruce Melody nubwo ari umuhanzi mukuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ahubwo Yamano yaje gutungurwa n'uburyo The Ben, umwe nawe mu bahanzi bakomeye cyane ndetse abantu benshi bahora bagereranya na Bruce Melody,
amuhaye akanya ko kuririmba mu gitaramo cye nka kiriya, kimwe mu bitaramo bikomeye. Mbibutsa yuko ari n'igitaramo cyabaye umuhanzi bita Bruce Melody ahicaye muri iriya nyubako ya Arena. Ni umwe mu bahanzi bari bakitabiriye ndetse na management ye. Rero ni icyo ngicyo nakubwira, kimwe mu bintu bari gushinja ya Mpano ngo nuko yaba yaravuze nabi ndetse no gusiga isura mbi bamwe mu bantu bakomeye mu muziki nyarwanda. Reka nkurikiranye muri aka kanya duhuriye muri comment twiganiye kuri aka kantu. Ese ubona ya Mpano uno musore uri gusohora indirimbo nka Si ibyanjye, indirimbo ngo, indirimbo bucura ndetse n'izindi ateganya gusohora, urabona ariko bizarangira? Ndagushimiye muri aka kanya. Njye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, ikiganiro ndi kukugezaho ni bimwe ku biri kugaruka ku musore bita ya Mpano. Nk'ibisanzwe shano bisangaho ni Philox TV Show. Ndagushimiye cyane.